muracyari kuri kodinga kandi koko sha murabago kanicare basi nitonze akomana usiko ntago nenzi kugire mu siyo zingana gutya ayi storo yari ngombwa ariko birangira umukaritasi oya naga ari umukaritasi tu naga ari umukaritasi mwana urukundo rutereye inyoni ariko wanaba n'umwana bawe kubera ko warahemutse tu impamvu guhemuka kwe umuntu waje agakomanga urumva akagenda adasezeye nikosa waraje ukomanga urugi urakomanga rimwe na rimwe bumva batana gukingurira bagize gutya baragukinguriye sibyo rwa rugi warinjiye barongera barafunga sibyo urangije sha urakingura urasohoka umuntu ntiyamenya ko wanagiye usiga n'urugi rurangaye inkuru yanjye ntarangije nagiye gushaka umuterapiste mwambwe ati nkurangire umuterapiste umuntu mu muterapiste nsanga nawe afite depression nyagasani rekana byose ibintu birasho nkuko utabaza umuntu ngo uzapfa ryari ntukanamubaze ngo uzashaka ryari kuko gushaka kwe n'ubushake bw'Imana ndetse no kurongorwa kwe cyangwa se kurongora kwe n'ubushake bw'Imana ni kimwe no ko gupfa kwe ari ubushake bw'Imana no kugumirwa kwe byo byabagaho niba wumva wabajwe impamvu niba wabajwe nuko nta mugabo mfite mucakira ufunga umunwa what you wrong with you oh sorry mvuze ibintu mvuze icyongereza cyafi what's wrong with you okay ubundi icyongereza ndakizi man I know English yego I don't know what happens to me yego to be like so exhausted like that but what's wrong with you for real why can't you mind your business and you are minding others business reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugeza mutubere yuko namwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho njye nitwa Muhire Jason kamere mu Rwanda mbasuza ndetse nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda namabwira ngo turabakunda cyane ndi kumwe n'umukobwa mwiza uri imbere yanjye w'inzobe w'agasatsi ka ordinaire utuje cyane benshi muramuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bamwita MC Liliose uraho neza wa mukobwa we uraho neza muhe umeze ute naye ndakomeye cyane namahoro kuri Maisha umeze mutese ndakomeye cyane kuri kwa MC Liliose uyu munsi ubwo nago twagiye hahandi tuba dufite ubundi tuba dusa kwa MC Liliose ubu muri kwa MC Liliose yego namumeze neza tumeze neza turashima Imana ibintu n'umutekano cyambere nambere kambanze ngushimire ndetse ngubwire ngo wakoze kubwo mwanya wawe wigomwe kugira ngo tugande cyangwa se kugira ngo tuze kujyana ikiganiro sha muhire ukuntu utangiye shaka kunde gutuntu tw'udutega umwiro tuntu twiza kubera ko nyine nkunda abantu babwira neza hari ukuntu nyine wanyizeho oya nago nakwizeho ese nakwigonga nkazakuminuza koko ntabwo byakunda ubwo wanyizeho muravuga uti Liliose tono ngoto niyo mpamvu baze kushimira Lilio cyangwa kugira ngo dutangire ku izina ryawe abantu muri iminsi yo bumvishe umukobwa cyangwa se umuntu uri mu myaka nk'iyo ufite bavuga ngo MC Liliose akaba hashyizweho akantu kitwa ngo MC MC ni Master of Ceremony yego Master of Ceremony mu Kinyarwanda ni umuhuza w'amagambo umusangiza w'amagambo okay nuko bishaka yego yego ubwo ako kantu ukongero
nyine nkawe ku giti cyawe nta kazi urimo gukora cyangwa se nta kazi ugeze niko gukora kanyubatse yego niko kanyubatse kubera ko njyewe nahoze ndi umuyobozi Yego. mu bitaramo bitandukanye mu birori bitandukanye ndi umuyobozi nyine ne musenga abantu barabizi twahuriye muri za bonjour vacances jene musinze hari ibirori by'urubyiruko by'umujyi wa Kigali bajyaga bategura kwa Maison de Jeanne nagiye nkora ndumuye musigiye kirekire abantu batubona muri ibi bintu bakagira ngo nibwo tukiza kamere ndamuzi hari abantu bakituba batubona bakagira ngo nibwo ibintu tukibizamo ibi bintu byaratubabaje bayifurije twabinyuzemo igihe kirekire urumva naho se ndumuye musigiye kirekire cyane rwose bonjour vacances ama Maison de Jeanne aba bimwe mu bigo bigiye bitandukanye nari bwamamariza kuko nijyanyishyuye yego niko byaga babyita cyo gihe banzi bankoresha nago nyine nta muntu warunze ubu rero ndi mu itangazamakuru kubera rero tutagikorana nago banyishyuye ngo mbavuge rero mva ariko hari bimwe mu bigo byabaga bifite ibirori ku ma Maison de Jeanne bateguye ama competition tukaba nkakora nyine nk'umuyobozi ego reka mvuge ngo byo byose byagwaye n'izina n'uyu munsi ushaka unagenderaho MC ntago ryavaho kuko n'umuntu ntumiye mu birori bya nakwe musingira kandi neza yego none ucyabikora ntago nyine urumva ibintu byose byinjiza gereka nkubwire ikintu cyose kifitiye inyungu ikintu cyose kinyinjiriza yego mindset yanjye pfa kuba yamaze kwakiramo ko harimo kwinjiza turakora yego uyu munsi unyemerero tuze kwiganirira ku bintu bitandukanye ndabibera wenda mu rubyiruko cyangwa se biba bibera wenda kuri imihanda yacu shaka kugira ngo wenda nk'umuntu ufite icyo wenda reka mbyite nka experience y'ibintu wenda ushobora kuba unyuzemo cyangwa se wanyuzemo cyangwa susi tubiganireho uyu munsi hari ikintu gise ari nk'ikibazo aho umuntu yibaza ngo ese koko birakwiye ko umukobwa cyangwa se umuhungu mwabyaranye mugomba no kuzabana ubuziraherezo cyane cyane ko wenda yaguteye inda n'ibicyo njyanyemo muhe mukabana cyangwa se yaguteye inda gusa byitwa ko mugomba kuba mwabana muhera umbabarire ni ngusubiza ukuntu kudafututse wowe unsubiza uko ubyumva ndaza kugusubiza uko mbyumva Yego. ibyo bintu ndabigusubiza gute nta muhungu turabyarana sindabyara mutwe yego ibyo byo birazwi sindabyara urambaza ibibazo by'abantu babyaranye koko wowe kubitekereza noneho nkawe nese unabitekereza gute ngiye mbaza nk'umuntu uri singo utagira na okay umuntu uri singo nkawe wimbaza nk'umuntu wabyaye kandi ngiye ntago ndabyara nikoreye itangazamakuru ndi umunyamakuru nibereyeho gutya nkora ubuye musiyo wabishatse ufite amafaranga ibintu by'abantu babyaye okay nkaye nka singo ubyumva gute birakwiye yuko umuhungu watenda umukobwa ugomba kuba bagomba kubana nk'umugabo wateye inda birakwiye buriya reka nkubwire yego reka nsubize nk'umuntu wenda ubana n'abantu muri rusange wenda cyangwa se nk'umuntu ngiye waramutse ari njye umuhungu akaba yaranteye inda yego akambwira ko tutabanye ko tutazabana yaba ari amahitamo ye sibyo nubwo yaba atari amahitamo yanjye kuko urukundo ruhitwamo n'abantu babiri bidakuyeho ko hari abantu baba bakundana urumva abantu baba bari mu rukundo umwe akunda undi atamukunda wowe ukibwira ko mukundana ushobora kuba ndi muri relationship nawe nzi ko unkunda sibyo mu gihe unkunda ntagukunda ntago tuba dukundana uba ukundana wenyine uba wikunda wenyine yego mu gihe ngiye ngukunda wowe utankunda mba nikundana njyenyine icyo gihe ntago dukundana urukundo ruba gukundana biba iyo ngukunda nawe unkunda mu gihe rero wafashe umwanzuro wo kuntera inda ukanandeka ukamwumva tutabana tutaranabiganiriyeho bikaza ari nka accident wangiza ukagira gutyo ugaterera icyo gihe ngiye naragukundaga we ntiwankundaga sibyo ntabwo twakundanaga mu by'ukuri icyo gihe naragukundaga kuko njye nakwemereye yuko intangangabo zawe zinjira mu buzima bwanjye ngeraho ntwita bivuga ngo njye naragukundaga nemera gutwita no gutwara iyo nda ndanabikubwira kuko hari uburyo bwinshi bwo kwirinda gusama sibyo hari ugukoresha prudence numvishije ngo hari n'abanywa ibinini byo simbizi kuko ntago mbifiteho ubumenyi ntago mbifiteho ubumenyi pe ntabyo nzi ariko nzi icyo nzi nuko habaho agakingirizo igihe utahisemo kwikingira no mugiye kuryamana cyanze bikunze kugeza ubwo umutwarira inda my friend umukunda uwo mukobwa rero abakunda uwo umuhungu wamwihakanye ntago amukunda
yamugereye irari aramwifuza abona ibere abona ikibuno ese wowe ugiye gukunda umuntu cyangwa se ugiye kuba wenda wakundana n'umuntu biremeye ko ushobora kuba wagendera ku byo urimo kurebesha amaso yawe bikaba byaguhereza umukunzi mwiza cyangwa se muzarambana umuntu kuko hari umuntu ushobora kukureba nk'urugero ukavuga ati bitewe n'ukuntu akubonye uri umukobwa w'inzobe ndakwishimiye cyangwa se wenda hari bakunda igihagararo cyabo bavuga ati umukobwa ni muremure kandi nkunda abakobwa barebare cyangwa se umugani wawe wenda ngo afite imiterere wenda yo hasi wenda bitewe wenda n'irari ry'umuntu wenda kamuvuge gutyo wumva ko umuntu ashobora kuba yashingira ku bicareba by'umuntu kugira ngo bimukurure azakunde umuntu reka rero mbabwire ikintu kimwe urukundo iyo ukunda umuntu umukunda nyine uko ameze wese nyine uramukunda ku buryo baranakubwira ngo muhire ngahengamye umutwe ukabona we ntabyo ubona kubera ko abantu hari akantu nasomye ejo bundi kuri Twitter umuntu yaranditse ngo abantu benshi bavuga ko urukundo ari impumyi ariko mu rugo hazaguhumura numara gushaka nyine niba koko mu by'ukuri nyine warakundanye urukundo urwita impumyi nugera mu rugo warubatse urukundo ruzaguhumura amaso utangira urebe ubone wa muntu urumva bivuga ngo mu rugo ni mu ishuri ntago ari mu rukundo sibyo rero iyo ukunda umuntu umukunda we nyine nkawe sibyo noneho ukamukunda utitaye ku biba afite ibyiza afite whatever wowe wishakiramo ikintu cyiza umukunda ngiye kuguha experience nakunze umuntu mbona nago atangira kumbabaza sibyo atangiye kumbabaza nshaka ikintu ndi bumwangire wese nibwo niwe umubazaga ubwo oya hari ibintu yarari gukora nyine nkabona ndi kubabara noneho nkashakisha uburyo ki nzamwanga kugira ngo nyine mwibagirwe nyine mwikuremo ne kuzamuhamagara cyane kwikunda umuntu bamuhamagara cyane wumva mwavugana nyine nkabona kandi nzamuhamagara mbabaza nkabona nzajya mbabara cyane mfata umwanzuro umeze gutya rero muhe nshaka ikintu nzamwangira wallahi naragiye nshafata intoki z'abarizo nanga nishyiramo ko afite intoki mbi wabyishyizemo umva mbyishyiramo birakunda n'uyu munsi ndamwanga pe wamwangiye intoki nyine nabyishyizemo ko afite intoki mbi mbyishyiramo ndamwanga birakunda bivuga ngo urukundo ni ikintu umuntu arema mu mitekerereze ye sibyo ni ikintu umuntu arema ni ikintu umuntu arema mu bwonko akagishyiramo kigakunda ukishyiramo kuri wa muntu aruta abandi pe ubundi igihe wafashe umuntu umutima wawe imitekerereze yawe igafata umuntu uriya muntu nk'udasanzwe nibwo uba wakunze kandi abandi ntibabibone ugasanga bakunze Kadage we abandi baramureba bakabonamo Kadage wowe ukabona wamureba ukabona mana we abandi bareba amajimbiri wowe ukabona hateye nk'Imana urumva kubera ko nyine you just loved wakunze umutima wawe ibitekerezo ubwonko bwawe buri kintu cyose cyamufashe nk'udasanzwe burya nibwo umuntu uba wamukunze mu gihe abandi bafite icyo bamwangira mu gihe abandi bari kumureba bakabona baramwanze sisubize ko hari abantu bakwanga sisukana n'abagukunda ugakunda umukobwa ukabona akaba ari kinini ariko ukabona nakamaneke akomana ugakunda n'umuhungu ugakunda umuhungu ukabona ni bogari kandi abandi birirwa bamureba angana na kibonke noneho hari ukuntu uba ukunda nk'umuntu urumva we waramusariye urumva waramusariye umukunda bya hatari ugahita usanga hari abandi bamufata nka fake baramureba bakamuca amazi hari nawe yandikira ntibamusubize kandi wowe umukunda bya hatari warasaze wowe umwandikira rimwe na rimwe akibagirwa no kugusubiza wenda ukumva byatinze ukumva n'ibibazo nawe burya hari abandi yandikira my friend bamuca amazi bamureba nka Dage akagasibuka karitasi kandi wowe shaka kumureba ukamura nk'igitangaza akabona nk'umuntu udasanzwe ukavuga ati mana we icyama kanyitaba kandi nawe ari muri icyama nanjye bakanyitaba ase mwabyemeye ko abantu dukunda bakunda abandi ariko nibyo ukunda abandi yes iyo rero wakunze umva jya umenya yuko iteka n'iteka umuntu ukunda afite abandi akunda nahindukira akagukunda ujye ushima Imana senga ujye no mu masengesho upfukame kuko ntago abantu bose dukunda badukunda ese koko depression
ibaho depression ni agahinda gakabije kabaho. We nari ntararwara depression akijoro nagize gutya ndayirwara abandi. tambwira ko warwaye wari ufite umuriro ungana n'imisoro 5. nasanze depression mani izana n'ikibazo ufite. Mbere najyaga mvugana yakareka ibyo n'ubukene na amafaranga, abantu badafite amafaranga bagiye depression ni ibintu byose nyine ndabitekereza. Hari umuntu akundaga yaje mfite naravuze naragivinze up kabisa vuga ngo I will never fall in love again, ntabwo nzongera gukunda. Ibintu twinjiyemo biraza guteza ikibazo tubireke. Nyine naravuze ndakunda nyine uwo muntu nyine ndamukunda. Aya karita sisha Nyamumba yagiye nyine nshiduka naba tutariko ntago igitutsi cy'umukarita si gisanzwe ra. Iyo ni ibintu bisanzwe. Abantu mu karitasi bikoreshwa ubundi kenshi n'abajeshi abantu b'abasirikare. Ntimukaturebe gutya rega turi abantu b'abahanga mu bintu byinshi. Ariko nyine arandeba urumva mujinga tu araza aranirita tu ndabyibuka. Ijambo rya mbere namubwiye akwereka butamwa na ngenda zose. Naramubwiye ni yari afite inenge ngiye ntakunda. Urumva iyo nengeye for the first time narayimugana mbwa ntisibu ni gute koko iki gihugu nge mbamo n'urugero sibyo iki gihugu cyanjye ko cyubatswe n'ibiti ni gute nge nabana n'igihugu kitagira igiti ni nka example nimo ifate uko bitari. Yego ndamureba mushaka ikintu namukundira kandi umukunda numva ntacyo kandi umukunda nereta ndamwanire kareka mbanza no kubyanga sincerely speaking narabyanze. Noneho nicara nk'igihe mbitekerezaho for the first time ngewe noneho mene nakabanga tarazi nawe wenda sinzi Imana izambarira ikigano ntazakibone ariko nanakibona nta byadanje ubu ngubu urumva byararangiye. Byararangiye. Nza kugira nza kwicara urumva nza kwicara mbitekerezaho. Kwezi kwa mbere kwashize ntamukunda tuvugana muhamagara cyane kugira ndeko namukunda. Nshaka ikintu namukundira narakibuze ngeze aho nshaka ikintu mukundira sasa mukundirijwe nabyo wabyiremyemo. Nyine iyo umuntu wabonye ko yagukunze ushaka ikintu umukundira. Ndagisha kuko urumva nyine nukubaka urukundo mu rundi nukubaka urukundo aho rutari yararwubatse rurakunda ruraza shano kuri nkunda ukuntu nyine ari umwana mwiza ajya inama uramukunda koko nkarikunda cyane. Ndamukunda pepe ayi story yari ngombwa. Ariko birangira umukaritasi. Oya naga ari umukaritasi tu naga ari umukaritasi mwana urikundo rutereye inyoni. Ariko wanaba n'umwana bawe kubera ko warahemutse tu impamvu guhemuka kwe noneho arangije arambabaza burya mbabazwa nayo n'ubuvuke. Oya naga mbabazwa n'ubusa burya umuntu waje agakomanga urumva akagenda adasezeye nikosa yarakoma buriya reka nkubwire ni winjira mu rukundo rw'umuntu it's like nko gukomanga sibyo waraje ukomanga urugi urakomanga rimwe na rimwe bumva batana gukingurira bagize gutya baragukinguriye sibyo rwa rugi warinjiye barongera barafunga sibyo urangije sha urakingura urasohoka umuntu ntiyamenya ko wanagiye usiga n'urugi rurangaye. Ko wabarije umutima sha wasanze urugi rufunze urakomanze bararufunga baragukinguriye urinje ugize amahirwe. Abantu bakomanze kuri urwo rugi ukuru babangana ugize amahirwe baragukinguriye sibyo baragukinguriye sha urinjiye barongeye baradanangiye kugira ngo atazagira n'undi ugirirwa amahirwe yo kwinjira.
sibyo yego sha urangije without caring utanitaye hano winjiye warinjiye baguha agatebe wicaraho bagutekera ka breakfast bakwitaho baguha keya baguha welcome urangije urakinguye from nowhere urakinguye urasohotse uragiye tu nusezeye urumva nusezeye urumva nusezeye uri nufunze usize tu niba hakinjira inzoka hakinjira igisamagwe hakinjira ibiki you don't care about that person uwo muntu nago mwitayeho ako mani mwagiye mugira n'imitima myiza ariko abantu ushaka kubameze nkaho ushaka gusanga kubatereta nabyo bifata igihe ayusho se ko kuko ushaka gusanga nibura abantu mukunda gutyo nanone bisa kugira ngo mutize igihe ntabwo byafata icyumweru kimwe ni nk'amezi 3 dagiye oya oya ariko iyo ntabwo oya pe shazaboye koko ibintu by'inkundo wabinjyanyemo gute pe icara rwose basi hanga ntabwo tubigarukaho man ako cyaro nugira emotion komana Kikarita kiraza kunda kivuge tumujinga nasize mushege kuki bamushaka ko abantu bambona imboga mu menyo mandi umujeshi ni icara oya pe icara nukuri man ubu muswaraje rero YouTube atavuga diriri naramubabaje ubagiye kumva afite ipeti ibintu nanze nuko azemuye wagiye menya yuko niyubatse n'umukire meze neza icara oya we icara tubiveho duhindure angire oya twanagisoza muracyari kuri kodinga kandi koko shamurabago kanicare basi nitonze akomana usiko ntabwo ninzi ko ugire munsi yo zingana gutya naga ari munsi yo sha nyine bakarita nyine abantu muri rusange nabana kuno wikakaza kuri mikoro nkumva uburyo ugira ute none utumye abantu babona weakness zanjye nyine moyo uri umwana mubi oya ndakwanga oya nawe nyine utumye abantu bambona imboga mu menyo tu ibintu ntashakaga ko kuno uba wihagaze kuno ubuvuga nyine abantu baranyizera man uzi noneho abantu ufashe bagiye kunca amazi uzi abantu babonaga ndi intwari yabo oya nawe urumura rumodo ngiye bundi ibyo bintu abantu banzigaro rumodo ubundi abantu bakuzi gutya ukomeza uko abantu bakuzi very nengushye society kabisa ese ikibazo gihari niki oya nyine ubundi nyine abandi bantu bose nabafashe nk'abadahari akosha uriya mungu yarambabaje pe umva nkubwire inshuti yanjye uzigaye uzicare urumva uzicare mu mutima wawe sibyo sinkuvuze nzakuvumba sibyo sinkuvuze izina akuzicare mane wigaye nuko suntu taramemukiye we basi yumbwira uti ndagiye sibyo yumbwira uti ndagiye yes koko njye kubona ibintu binguwe hejuru ataguteguje sha nyine muri abana babito ese reka tunabivaho ibyo bintu utumye abantu nyine bambona imboga mu menyo kangiye ntago nigeze mbaho nyine numva umuntu azandeba amarira kuri YouTube koko sumva bitagayitse a professional a very struggle man mani ngereka mbabwire nyine ndacitswe tu abantu muzana bibona mungirire imbabazi nanjye naga ari nge na nyine n'uyu muhungu nshotoye muri ibintu by'urukundo babinjyanyemo gute mwana none reka ukuntu shandi innocente se sha innocente mama umwana mwiza pe umwana mwiza ibintu byose wambwiye bakubwiye byose ni amafuti urumva ibintu byose waje ukambwira ni amafuti gusa nyine nta kintu umushinja tu ni umwana mwiza nuko ako kantu yakoze kangaragarije ko ari umugome ariko burereka mbabwiza ukuri umuntu uza akagutereta mugakundana akagenda mudashoje ibyo mwatangiye nawe simbizi ni umwicanyi tu ni umwicanyi kubera ko abasize umutima wawe uvirirana sibyo ngaho reba
ugize nk'igikomere nka hano bakahapfuka Yego. ukahafata gutya uharekuye amaraso yatungereza bivuga ngo wa muntu aba yaraje agasa nk'umuntu ugize ahantu yinjira muri make uba watoboye sibyo Yego. ukinjira bivuga ngo aho hantu buhari uhafashe sibyo none uwo muntu yagize gutya akarekura amaraso arameneka nyine tuvuge Lily I'm strong woman umuntu urenze kabisa ndiyemera man nge ndiyemera kabisa I do respect myself kandi naniyemera benshi cyane mwashatse gusenya Lily mwitwaje ibintu byinshi nazavuga hano kuko hari nk'abantu ndeba disi nk'abaseka disi abantu iyi mihanda nyine namaze kubona ko hari abantu nyine batankunda tu mu nyangiro ko ndi umwana batagukunda barahari namaze kubimenya kera bajyaga baza bakankunda bakanyorobekaho ubu narabamenye nago mu nkunda shamuranyanga ndabizi ariko reka mbabwize ukuri uzi umukobwa wa mbere muri uru Rwanda mufite muzima uhagaze neza no ku mitekerereze yanjye imeze bien umva uri strong njye unsenya nijoro mu gitondo nkabyuka nguruka wagira ngo ni Riyozi wa Mukanya umva niyo ari umuntu wa mbere muzajya mureba mugatinya imbaraga nimuzambaza nzikura ndasenga nicyo kintu cya mbere cyonyine nkora urumva n'abajya bandeba mugasanga aribo umuntu wavuze ngo Riyoze ngo bunganywe ibiki man nge nabintunywa ndasenga kuva namenye ubwenge nta nzoga murama nazo ndanywa wazibonye nzinywa zaza bimbwira sibyo nzi noneho kambabwire ibyo bintu mukora ndabizi ariko ndiceceke benshi mwashatse ijwi ryangenze mvuge I don't have that time mfite umwanya wo kubaka ibintu bishya mu buzima bwanjye ngo mbe nsohore kampani nzima abantu ahubwo mugiye nayo bagiye kubabwira nayo bagiye kwamamaza kintu cya mbere cy'ingenzi uzajye nijoro bamenya yavuze ngo ntuzibagirwe kuvuga umuntu uguha amafaranga muri bintu byose uzakora ntuzamwibagirwe njye namamariza kampani yitwa Liwayis Tour ubu ngubu bafite trip yerekeza Bisoke urumva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi ni amafaranga 50,000 ku muntu uri single nkanjye umuntu nawe uri single harya okay noneho umuntu couple ni 90,000 aho sindimo abantu bari muri East Africa ni community abantu nyine bari muri EAS bishyura $100 international $150 noneho muri ayo mafaranga harimo transport amafaranga y'urugendo hakabamo entrance fees amafaranga yo kwinjira hakabamo guidance fees amafaranga yo kuyoborwa hakabamo lunch amafaranga yo kurya ibya sasta hakabamo soft drink cyangwa se kunywa ibidasembuye abantu nkatwe ibyo se bizabuza kudahagarara ku nyama noneho ntago twebwe tuya duhagarara ku nyama wape abantu baza muri trip zanjye twariye lunch tuvugisha ukuri hari umuntu arabona duhagaze ntago tujya duhagarara ku nyama tujye muhagarara ku bihaza abantu barazirya n'inkoko bakazihaga urumva akabamo silent disco kwa kundi tugenda twumva umuziki twumva nyine kuteri bimeze ukuntu urumva hakabamo photoshoot abakunda amafoto urumva hanyuma n'amavideo cyo cameraman wanjye azaba hababereye sinzi n'amayisha niba muzamwaje ubwo tuzaza muzamuhari mwamaze kuduha tike twayumvise reka mvuga abayobozi rero abantu nyine bakira aya matike waba followinga kuri Instagram yabo ni Liwayis Tour cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp 078 53 95 86 mutibagiwe ko kuri izo nimero abantu baba batari mu Rwanda abantu mutazi ibintu byo kuba wenda utaba mu Rwanda cyangwa se udasobanukiwe neza uburyo bahamagara ushyiraho agateranyo 2-5 imbere ubundi noneho cyangwa se ugahamagara 078 39 62 33 boss ni ne itike yanjye ndi boss ari he boss wo kuri Liwayis Tour ari kutwumva ubu nanamuhamagara ngiye nkamubwira ni umuntu sore wo kuri Maisha ubwo ugomba kumubwira arashaka kujya muri haza barimo n'ibyamamare nari nibagiye kubizibabwira
hazaba harimo aba DJ bakomeye hano mu Rwanda ntari wita mvuga amazina yabo ndetse na bamwe mu basitari bikiri ibanga ko bazaza ariko abasitari ba mbere kandi mu Rwanda hano mwemera bazaba bari muri iriya Triple P bashonje bahishiwe mushonje muhishiwe icyo naretse kukibabwira hanyuma rero nanjye nzaba mpari nyagasani nanjye nzaba mpari njye witike yanjye biteguye si wumva se twikomereze ibyo tuvuye kuri love story cyangwa se ku byaravuze story bireke mani wibigarura hano ibintu byaravuze story abantu bari kuzubaka izo zaravuze story reka ngugisha inama ahubwo mbwira yangishije inama umuntu ejo bundi yangishije inama inde ni umushuti wanjye yarambwiye ati ronge muhire use yakugishaga inama wowe nawayimugira umva se nanjye nanjye ndambwira ko yari afite sheri baburetse se yarambwiye ati muhire rero njyewe ni umujama w'inshuti yanjye yakuriye nyine mu bigo bino abihaye Imana yakuze asenga ni umujama nyine ukunda kwirimbira muri kora ariko ni inshuti yanjye bivano yuko ushobora no kuba mwarasohokana ariko akunda kwinjoyinga hinwe n'udufanta yikundira kwibyinira umuziki ibintu nk'ibyo arambwira ati muhire rero njyewe mfite ikibazo cyo kuba ngiye kuzakora ubukwe muhire ngiye kuzakora ubukwe inkuru z'urukundo atariko biragoye umuntu tuzabana kubera yuko cyambere cyo ngira isoni icya kabiri nshaka umukobwa uzaba ufite mentalite nk'iyo mfite kwako niba nge narakuze nsenga ndumva ko nahura n'umuntu nawe ubaye asenga icya gatatu turambwira ati ro muhire buri minsi abakobwa duhura nabo cyangwa se tujya guhura numva ko nahura n'umukobwa aba yari isugi byaba byiza cyane cyane yuko nanjye ndacyafite bwa bumanzi bwanjye ku giti cyanjye naribajije ngo uyu muhungu namugira ihe nama yarabikubwiye yarabimbwiye none se wowe umureba muri kuganira wowe nagasinziriye cyangwa yararebaga ni ukuri pe ubwonko bwe nibwo businziriye rero nibaza uwo mutipe yambwiye mubwira akanguke bwakeye uzamubyutse arasinziriye sheri genda umukangure azamukura mugenda umukangure nicyo gisubizo genda umukangure uwo muntu arasinzira n'inshuti yawe ariko araryamye ibaze ukuntu noneho umuntu aryama agenda ahagaze anareba we ikigano nzagikata nzamuhereza link uzamuguti umunota wakangaye 29 bwakeye mungirira inama oya nta nama tumuhari ntazo inama z'urukundo n'abazijya nabo barashize nta nama zihari z'urukundo nta muhanga mu rukundo ibintu birirwa batubeshya bose baratubeshya urukundo ruhari rwonyine rushoboka ni urwo kugirwa inama na Bibiliya n'urukundo rw'Imana gusa ibindi byose batubwira that's a lie abantu usanga noneho reka ngutere story ari umuntu yarambwiye inkuru yanjye ntarangije nagiye gushaka umuterapist mwambwiye ati nkurangire umuterapist umuntu mu muterapist nsanga nawe afite depression nyagasani rekana kise ibintu birashoboka wowe ukugira inama nawe yashanye kwigira inama umva ngewe nagiye gushaka therapist nsanga nawe ararwaye nko gushakishiriza amata ku kimasa ntago ari gushakishiriza amata mu kimasa ahubwo ni ukujya gushakisha urumva ni ukuba wenda uri kunywa amashunushunu amata ayo bita amata yihera amashunushunu ukagenda ugiye gushaka ayinka ugasanga noneho ngo warakama y'intuza arangwa amashunushunu ugashakishiriza amata arangwa amashunushunu nawe yanduye ni nko kugira urumva ni nko gukaraba ibyondo ni nko gukaraba amazi y'ibyondo urumva nyine gukaraba amazi y'ibyondo warangiza ukayanywa muri make uwo muntu ni therapist ararwaye nanjye ndarwaye ubwo ngombe mvure therapist kugira ngo nawe amvure Yesu ufite ubwo bushobozi wowe zivye ndi kukubwira ibaze noneho kubwira umuntu ko ufite depression nawe ayifite kandi ngari therapist ngaje kumvura umuntu araza kumvura nawe arwaye sibyo ndi kukubwira se ntabajya inama mu rukundo benshi nabo ni imishire nko kuburanirwa n'umuntu utazi kwiburanira ngaho nyumvira ibaze gushaka avoka nawe aburana nawe akeneye avoka ibaze gushaka avoka nawe akeneye ndavoka ubundi avoka so batari ikibazo avoka ubundi yakeneye avoka nawe ajya kumushaka ibaze kuba ukeneye therapist nawe akeneye therapist ukeneye umujyanama nawe akeneye umujyanama ubusuri muyahe
ni ikibazo dutuze mani tuzapfa twese n'ubundi bivuga ngo mutipe nta nama twamugira igihe cyose menya neza iherezo twese ryacu agumane kamanzi we tuzapfa agumane kamanzi agumane kamanzi we agumane kamanzi banza umukangure namara kubyuka umubwire uti inzozi warota ibyo wari uri kurota urimo ndotorera uracyari kurota biri seriye cyangwa wamaze kumenya ubwenge duhindure gahunda ikibazo cyarimo tugera ku musozo ubona biterwa n'iki kuba uyu munsi ushego usanga abahungu batinda gushaka nese baratinda gushaka urabona bari tayari ngewe ibyo bibazo reka rero mbabwire iki kintu nyivugeho clearly ibintu byo kwirirwa mubaza abanyamakuru hafi ya bose numvisha babaza ngo icyo kibazo bombye numva babaza ngo basava kutararongora ngo bamenya kutararongora ngo ni benshi babaza n'abahanzi ba gospel ngo sinzi ngo Israel Bonye ngo sinzi ngo oya tonze ntago arimo uriya n'umubyeyi s'il vous plaît hano umubyeyi mwiza cyane ndanamukunda utanamuvugaho avuga nabi twikomereza afite n'indirimbo Gaby Kamanzi afite n'indirimbo agiye gusohora mugende kuri to nane bagiye no kubivuga mugende kuri YouTube channel ya Tonzi mugire gute mukore Tonzi official mukore subscribe indirimbo ze zose muzikurikirane bameze neza Gaby Kamanzi niwe bajya bakunda kuvuga n'abarine Gahongayire n'abandi bose bamba barire nurabizi babashyize mu majwi tutazabipfa ariko n'abantu benshi bagenda bavuga nshuti yanje mbere yuko wowe ubimbaza ubundi wewe warashatse okay reka tuvuga ko kiri umwana ubuzima bwanjye bwo gushaka bukureba hiki ninshaka bizagufasha ubwo nimbona umugabo uzaza mu mfatanye cyangwa niba uri n'umukobwa ubimbaza nimbona umugore cyangwa urashaka nkushaka urashaka ko nkurongora nyine nkakugira umugore wanjye cyangwa se urashaka ko niba ndi umugore urashaka ko nkushaka uri umugabo mbere umugabo wanjye mani bira bintu by'ubuzima bwo kubaza abantu ngo barashatse cyangwa ntibarashaka cyangwa impamvu zo gushaka ni nkuko utabaza umuntu ngo ese uzapfa ryari hako gupfa no gushaka ni ibintu bitandukanye yes ni nkuko gushaka n'ubushake bw'Imana ni nkuko no gupfa ari ubushake bw'Imana nyamuneka utaba umupasiteri hano ibyo mvuga nibyo it's reality nago ibintu ndi kuvuga bidafite reality bifite reality nkuko utabaza umuntu ngo uzapfa ryari ntukanamubaze ngo uzashaka ryari kuko gushaka kwe n'ubushake bw'Imana ndetse no kurongorwa kwe cyangwa se kurongora kwe n'ubushake bw'Imana ni kimwe no ko gupfa kwe ari ubushake bw'Imana no kugumirwa kwe erega reka nkubwire nese kutarajya kubaza amaseri impamvu atarongorwa twamaze kumenya cyangwa padiri impamvu atarongorwa twamaze kumenya ko burya Mansera hari igihe aba ashutitse na padiri none ubizute niba nge nta muntu dushuditse kucyumbaza umbaza ugendeye ku byo uri kurebesha amaso yasohotse agasiga akinguye ubundi kibazo cyo oya nanone ntutangiye kunkomeretsa ukurikije ku byo nakubwiye mani uraza kumbangamira utume mpaguruka mu kiganiro urumva ahubwo tugendere ku buzima busanzwe tuvugisha ukuri kubera iki wumva yuko gushaka kwanjye bikureba uranshakaho icyo ubundi niba wumva ubabajwe n'impamvu ntarashaka nshakira ubundi uceceke kasa wabyemera se niba wumva ubabajwe impamvu niba ubabajwe nuko nta mugabo mfite munshakira ufunga umunwa niba ubabajwe nuko nta mugore mfite munshakira ufunga umunwa mu gihe utazi impamvu umuntu atarabyara wimubaza ngo kuki udatwite igihe impamvu utazi impamvu umuntu atarasezera isingapfe ceceka kuko iyo ni imigambi y'Imana nta muntu numwe muri ino sura amenya ubushake bw'Imana ngo nubuhe mwese mupfa kuvuga mbabarire ubwo ngo shizemo muri rusange ubwo nanjye ndimo ko umunyamakuru urumva mwese mupfa kuvuga mwese mupfa kwakira mupfa gutekereza ukaza kubaza umuntu najyaga numva abantu babaza harya ni DJ Dizo ni Dizo ngo uzapfa abanyarwanda bwarashize Dizo ndanamukunda ni inshuti muri abana babi we ako we simusigaye mubona ukuntu abanyarwanda turi abana babi turaroze ariko menya umuzi hari ikintu bajyaga bavuga ngo Imana ngo y'u Rwanda ngo yirirwa ahandi ngo igataha i Rwanda imanya yaratembereye ntago yitahina oya ashobora kuba yaratembereye iri nko mu butumwa bw'akazi abanyarwanda tukaba twaravangiwe ni gute mwicara mukabaza umuntu ngo azapfa rya
akabantu nabagome koko Ni n'abagome abanyarwanda pe. turi abana muri rusange abantu ni turi abana beza tubyemere umuntu aba mwiza yabishatse akaba mubi yabishatse ariko muri rusange musigaye mu develop ububi bwanyu pe twarabamenye amasura yanyu mugerageze mutwereke n'ubwana bwiza kuko ubwana bubi bwo twarabumenye mwebwe murica mukabaza umuntu ngo azapfa ryari we keba nayo ese we koko mumona mutarashize ase mumona mutarwaye uyu mukobwa ngo amaze kugira imyaka 35 ngo aragumiwe birabareba nyine niyo mpamvu nkubwira ngo abantu twabaye babi umuntu umuntu baramutwita nako umuntu abaho ngaho ari umukobwa ngo se we n'umugabo ngo buriya ngo azashaka ryari yashaka ngo buriya ngo azabyara ryari yatwita nako ngo buriya ngo ko adatwita yatwita ngo se ngo azabyara ryari ngo se ngo yabyara ngo uriya mwana we ngo nagaruwe ngo nagaruwe ngo nibajye gupimisha DNA man what you wrong with you oh sorry mvuze ibintu mvuze icyongereza cyafi what's wrong with you okay ubundi icyongereza ndakizi man I know English yego I don't know what happens to me yego to be like so exhausted like that but what's wrong with you for real why can't you mind your business and you are minding others business you are minding someone's business can't you mind yours what's wrong with you what's wrong for real abantu nyine mwagerageje mukadukorera ibintu byiza sibyo ibibi byo birizana man ibibi birizana ni mugudukorera ibintu byiza tukiri ku isi tutarapfa mudukorera ibintu byiza kuko ibi byo birizana ibibi biza nka surprise ibibi turabyifitiye biraduhagije winkorera ibintu bibi kandi bibi mfite bimagije sibyo naguze ibimbabaza uko bingana uko confusinga nyine kandi uri confusing n'ubundi ni confusion ni confused sibyo why can't you let me be nyine mamahoro sibyo mamahoro umeshe n'amahoro kuko ibidarimo amahoro byo ni byinshi ndabifite nzabisanga n'imbere no mukanya ndagenda motara akambwira nabi wenda akambwira agatangira kumbwira tugapfijana cyangwa 50 ibyo biba biri bwizane nkorera ibintu byiza kuko n'ubundi bibi birizana mu buzima bwanjye sibyo ibi mfite biramagije kuko bura nta muntu uhari udafite ibintu bibi nta muntu uhari udafite ibintu bimubabaza buri muntu wese afite ubuzima burimo page reka mbabwire iki kintu sibyo Imana yaraturemye ubuzima ni igitabo urumva ubuzima ni igitabo Imana yanditse chapitre ebyiri iyo kuvuka niyo gupfa izo yaraziyandikiye izirimo hagati rero mfasha nandika izanjye nziyandikire kuko mfite ubushobozi bwo kubuziyandikira izo page zindi zirimo hagati nawe zaranditswe sibyo ubwo rero ngewe mureke dutanga amahoro tunihesha amahoro kuko n'ubundi umuntu ntago tugukaka ko duha ibyiza kuko turabizi ko ntabyo ufite muri buri muntu wese atanga icyo afite yego sibyo abantu ngewe ubusinye blaming abantu bambabaje abantu munekereza ndeka mbabwire sinyishoboye kwirwa nisobanura ku bantu pe niba barakubwiye ko ndi umujura nibyo nta kabuza ubwo uriwe niba barakubwiye ko ndi umusinzi umva nibyo nta kabuza niba barakubwiye yuko sambana nibyo nta kabuza niba barakubwiye ko ndi umwana mwiza nabyo nibyo nta kabuza niba barakubwiye yuko nsenga nabyo nibyo usinge ifite umwanya wo kwirirwa nisobanura ku bantu sibyo ibyo bakubwiye byose ibyo bakumbwiyeho bibi byiza byose nibyo mu gihe utaravugana nanjye byose nibyo so rero we don't have time Imana yo mu ijuru yonyine niyo dukunda wowe genda wiyicaze ku giti cyawe umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye rero ndagushimira urakoze cyane urakoze cyane ibintu uvuze ndumva bifite amavuta pe urafashijwe ariko ngiye ndi n'umusenzi ndasenga pe ndi umusenzi ndasenga yes apana umusenzi nanze ko uri umusenzi uzi ikinyarwanda we umusenzi ntago ari umusenzi jya wumva ibintu turagushimiye cyane wa musenzi
ndabakunda cyane kandi nzajya mbahereza ibyiza mu minsi iri imbere. amen.